Macengu. Twerekeze Macengu. Ndasenga ibitoki yabitaze ku rusenge ntaye njyaho ndabicundagura ngo nabivuyemo agatama n'igihugu cyanjye kiramfasha. Kambahereza ikaze kuri channel yacu, channel inyuraho ibiganiro byose kabisa byose cyane. Uyu munsi rero dufite abatumirwa ngira ngo murababona neza kuri kamera. Ni abatumirwa kabisa dusanze ahantu bari kunywa akantu bita ngo nta kantu ndi kubona kari mu icupa kajya gusa umuhondo ukuntu, ngira ngo murababona. Okay, tudatinze ko tubahereza umwanya. Cyari Patrick nk'ibisanzwe n'umunyamakuru wanyu mwumva tuba tuganira. Bimeze bite? Ya mumeze mute? Ni sawa gusa turashima Imana. Kabisa akavura kaguye ni umutekano kureba kanyanyagiye ku isi hose n'akazuba byose ndabona turi kari kuva, akavura kamaze kuva, ndabona umunsi umeze neza. Umunsi we n'uburyohe urucaba koko biranashoboka. Umunsi n'uburyohe kabisa. Ndi kubona hari akantu mufite kanongwe, ndabona gasa neza agatsa amanyarwanda. Akwa n'urw'insinara ako ruraryoshye. Uzi ko urugo rwatuma n'umugore ava mu rugo. Ya nk'ibisanzwe rero ndagira ngo tubanze twibwire abakunzi bacu, twibwire ngo turi kumwe n'abande. Niko gahunda ibigomba kugenda. Ngaho ndi kumwe n'abande, munyibwire turi hagana hehe, meze bite? Wageze mu gwatubyaye kwa POTRE umukozi w'Imana wo bita Byangwe twabashije kukumenya, ariko abo muri kumwe nabo nibatwibwiye. Ni bagenzi banjye nabo sabana sibakambakamba. Wahera kuri iki gihungu cyanjye cy'imfura, dore ngiki kikakwibwira imfura ivugingana na se. Gatsama kamumereye neza rwose, araryoshye, ameze fresh. Wense bari basizemo ubuki. Murambajije uko ni mumbajije izina. Mubwire mwana wa. Twakubajije ngo twibwire nawe uri umuntu mukuru kabisa. Macengu. Niko nitwa, ntago ariko banyita, niko nitwa. Mu busanzwe witwa nde nimba? Nako bakwita nde nimba ariko witwa? Ubusanzwe nitwa Nteze aho rivuye Simewo. Izina Macengu. Macengu we twakumenye. Undi ni yawe banyita Mr. Mubu. Mr. Mubu. Noneho nk'abanshema kuba nicaranye n'aba bagabo ahangaha. Ibintu by'uyu munsi ni uburyohe, ariko mu kanya hagiye wenda twaza bajya bavuga ngo iyi nk'itetse irongera ikabyamwa abantu. Nibyo da, n'abahungu banjye nyirasenga ibitoki yabitaze ku rusenge ntaye njyaho ndabicundagura ngo nabivuyemo agatama n'igihugu cyanjye kiramfasha. Mr. Mubu asigaye yarigize Macengu. Yarigize Macengu. Niyo mpamvu umerutse ndi kugenda mu kamodoka mbona ari gukunama bya bindi njya numva. Mr. Mubu usigaye unaniye rwose. Ubundi ntiyari yambeshye. Yo Mr. Mubu. Mr. Mubu ambeshye inzoga. Mr. Mubu nakubeshye inzoga cyari wa mugabo. Mudatangira kuzamuriza bisi. Noneho rero ahubwo hagati aho ngaho kambaze umugabo bita ngo ni Cyangwe. Mu busanzwe ukora iki? Ubusanzwe nyine ntago twakumenye ikintu ukora, kuko ndumva ufite amagambo asa nk'akarishye ya Kinyarwanda. Ubusanzwe ndi umworozi, mfite amafamu yuzakira mu ruzi. Abakozi baba bari kubinkorera nta kibazo. N'agakecuru kanjye no uyu munsi kagiye
gusenga ubundi nta kibazo pe. Okay, noneho twageze kuri Mr. Mubu. Vuba ngaha tugiye kuzatubahana komedi azajya agaragaramo cyane cyane. Uyu ni akaba ari umukinnyi wa komedi, akaba umukinnyi wa filime, ibintu byinshi mbese abonekamo. Tugiye kuzatubagezaho byinshi byiwe bimwerekeyeho. Mr. Mubu, karame papa. mu busanzwe wowe ubusanzwe ikintu ukora ni igiki gituma ubuzima bukomeza kuyendereye? Ubusanzwe njyewe ikintu nikorera, impamvu bahise ngo nitwa Mr. Mubu. Witwa Mr. Mubu niwe nyina komedi, kandi ikindi nanone ndi umworozi, ikindi nanone nkaba nubatse njyewe haraye ko hano aho bita ngo ati Bengazi. Bengazi rero hageze tubona ahantu hati Bengazi, aha niho nabagira akabenzi byose biba bihari. Ukeneye kuhajya avuga ati Bengazi ni hehe, waza kwa Mr. Mubu. Bengazi ho ndumva yuko tuzahasura kabisa cyane, numva ni n'izina nyine kwa kundi hahandi tugera dusura ahantu nyaburanga, naho tuzahagera tuhasure turebe ngo na Mayame haraye ko Mayame pingi Mayame naho bafite agafamu gato gaciritse ukuntu, ariko nta kibazo nako ndagashima Imana. Okay, twageze kuri Macengu. Macengu ni muntu ki? Ako mu busanzwe menye uri Macengu, ugira amacenga menshi? Amacengu supigira isoko. Ni bya bindi by'inoze, ariko ako gatsama menya karyoshye kuko ndabona gasa nk'akamirika. Aka karengetse Mr. Mubu yari yarakambese kera akibaga ibenzi, none niba kibikora nsigaye ndi mu bintu by'ubuhinzi. Ntunambaze ngo amafaranga nyashakira hasi ndacukura hasi ndahinga ucukwa nk'inyaga. Niyo mpamvu nawe wambeshye ako nabikoze kandi n'ubundi mu kanya gatonya ntarirarenga ninjye Macengu. Agataho ngaho ariko muri gusoma nasoma rwose, ndumva icyaka cyanyishe, ndumva naza nkasomaho pe. Gusa ni karibu n'ikaze rwose. Kwa Mr. Mubu ni karibu. Abanyamakuru banywa bene ako samunga. Ariko ako ni agatsama nyarwanda nyine, rumva nanjye gusomaho, rumva ntabwo byangwa nabi. Gusa mwabana mwe njye mbahana kandi mwumva umuco wa kera wahozeho nyarwanda, nkuko abana b'iki gihe musigaye mukikorera n'imisozi. Umuco wa kera urahari se wo gutanga ibidahari? Ibintu byo birahari. Umuco wa kera urahari wo gutanga ibidahari. Ariko rero kambabwire wagera guca uyu munyakigali yaba byose numva ngo bimeze n'iminyorogoto, bashiki banyu ntabwo babitetse. Ariko mwabantu basi akantu negutse oranjewe reka mbabwire. Yego Mr. Mubu, ndakumva. Iyi nzoga hajya ngo ikozwe mu kira. Iyi ngiyi ikozwe mu buki, ikozwe mu ifenesi, ikozwe mu nanasi, ikozwe muri betarave, ikozwe mu cyayi. None na seleri. Mr. Mubu na seleri. Aya mavuta basigaye bakora mu nyeri se. Aya mavuta bakora mu nyeri nayo akomoka muri aya mazi. Mangwende bayita ngo ni amangwende. Ariko hari uwo bita Suzana, nabonye ari kugira ikibuno gutya. Avuga ati we yari yanyweye ngo ano mazi y'itsina nimba arava mu kirere ntabwo mbizi. Aya ngaya ni amazi aba yengetse. Twanasize mwakuki, akuki kaba karimo ubuki bw'inzuki. None inzuki ko zirya zane ibintu. Nakubwiye ko habamo tangawize, hakabamo betarave, hakabamo tungurusumu, ntago wabyumvisha. None se iyo bagiye gukaranga bagafata tungurusumu bamanza gukaranga bino. Kiyasi zirakamwa kiyasi. Reka mureka mbabwire
aka kano kantu kararyoshe. Niyo mpamvu umukobwa iyo ugiye kumukwa cyebura ngeze guca ngiye gushaka umugore, ariko njya gushaka umugore amugaze kanje ko namushatse muhaye injerekani iyi ngiyi yonyine, ariko n'ubundi zikinza akora ngiye kuzafata iki cyashire kayishweze kinini byabyaye n'ijya mbona birebire cyane bingana gutya bimwe by'amabondo by'amabondo, ubundi ni kubita ku mutwe wangigirana bya bindi by'umukara bifite amabondo. Utazashaka igifite amabondo nk'aya yanjye. Aya ngo ni igicuma n'agatore neza. Ngo wagira ngo ni umutima. Aya ngo ni igicuma n'agatore neza. Bandoga rwabugiri. Nuko gahunda yifashe. Ako bino bintu rero kayongetse. Ko numva iri kukurura mu maso. Ureka ya indi y'amadando wagira ngo babyiniyemo inginzwa gayengetse. Akinzoga ishobora kuba ariko kutanywa zuranywa sinjya nivanga. Akira mwimirizeho. Uyu papa nawe uyu wa mwene papa we ikibazo kiwe kifashe gite Mr. Mubu? Uyu nguyu usubiramo ngo uyu nyine n'uyu nguyu ni papa. Uyu harimo kayuya n'izira ry'Imana. Hega abana b'iki gihe mpamvu bavuga ni mu kayuya. Burangewe iyo nashe inka yanjye itariye mitambwiye umudamu Sheri sana akayuya, mpamvu mvuga ngo uyu nguyu mada. Ese kuki utavuga mada? hasi bidamu ni bidamu bavoma amazi. Ese ibyo bidani ikinyagasani abana b'iki gihe akirasha. Yego mwana papa yankubitiraga mu kadeyi, wamukubitiye mu kadeyi wanoga, reka mbe nkuretse rero. Sasa rero hariya inyange y'umusengo wabyaye ikimasa. Yego ngiye kuguha inka. Yego anyuzanyito nuko iyo wamaye iyo wavuze wamaye warayimpa n'ubu mubeshya indi n'ubu mubeshya indi rega bonde ni wamwe ngo maye n'ubu ronye ubeshya indi ni ukoreye ibyangombwa bya mada nguje kureba ngo yanyemereye inka ngo nanjye ngo mwituye ubutaka urayibonye irangira inka nyibuze isubiza kandi ubwo yatangiye kubuhingamo Mr. Mubu ntabwo umuzi. Oya Mr. Mubu jewe kuriya ntabwo ngiye naka iyo wamaye nyimiri iyo wamaye acyabitegura sibye kugura amacupa hari ikindi kose ko kwa muganga bambuje kurya imboga none ukaburi sino nizo mboga bavuze sinizo mboga bavuze izo nizo mboga zacu. None ko numva ziryoshye se izi mboga ajya mu mufungo nangahera. Dore iyo yakabije n'iryiyo ibyitanga ndaje nume mubu uya nawe naga yatuzugura kereke yigize nabikanda. Wari urwaye iki? Nari ndwaye iki? Nakujyana nari ndwaye gusonza kandi mfite ibintu umuntu umeze gutya wambaye gutya koko urashonje. ko bambwiye banyandikira n'iminini ngo nzajye nso mwavuba wongere mwirindi ahubwo se ahubwo yabande kubona ije kwitirwa ahangaha nagira ute. Mr. Mubu ndamumenyereye nge yarayimbwiye niba izataha. Inzoga ashobora kuba nakasa mutwe nakasa mutwe bavuze abantu basigaye ngo nakasa mutwe ahubwo amagweje namangwende amagweje cyangwa nizanyashi bavuze cyangwa nizanyashi
none ifite n'inyuma no amaso y'ubusaza wajya ngo ni za nyasi bavuze z'ibizeru ngo ziriho ngo na kompeseni iriya maheruka njya munduka muri ya misozi uherutse inzira muki iwabo we natashye mbona agakecuru kanjye ubu kari kabumaze mu kibo akaramye sinzi kumva ndi guhagara umusundangamiye inka ngiye kuyikama cyangwa icebe rikwera ariko numa ngo yakagana ngo ni natashye nanjye nsanga isuka ntayo gusetsa ahubwo ntabwo uwo mukozi atesaba umukozi we inka yanjye koma ntacyo bifite ubundi wayigaburiye bosi inka yayigaburiye cyangwa yonse ariko ngo yonyeje yagiye munsi aronka nawe cunga neza buriya gusaza si ukwamburirwa nyabugogo yikoreraga imitwaro 5 y'inka inka zose nazishyira ku rutugu zavunikiye mu kiraro iyo mvuga ku rutugu ni bwa bwatsi mugiye kuyigaburira Mr. Mubo abayibereye mu icupa Mr. Mubo abayibereye mu icupa ntabwo ndimo no kureba ahubwo ndukumva icupa nakasamuye yes karacyarimo karacyacamo numvesemaho yes uratangiye kunsakuriza uratangiye kumena umutwe iyo umaze guhaga urwagwa utangira umena umutwe wowe nakumviye akanzi ingurube nta mutume yanjye ikibiro mpita nyigurisha ya ngurube wambwiraga niyo wayigize kuriya ahubwo afite hariya mu gifite amaburu ndashaka yanakubise wewe none abanza ngo namurebe ingurube yanjye mubu yaraje nkamukubisa agatabo dore ngajya muri ibi aracundagura ukigarura inziza arabagutuye neza arayicundagura neza kuri ingurube yataye ibiro arayicundagura igeze ku munzani umunzani uraki ndagukunda abarayicundaguye ariko buriya mubu ntabwo muzi ariko sinakubwiye amakuru ya mubu sinakubwiye dore ngo iyo yamaze gusinda nuko amera mubu yamayowe iyo amaze gutsinda nuko amera kabisa nzakunywa uzayinywa se uyivanye tuzanye ese nabura ahantu bikurukira ngo amusajya munsi rwara hepfo munsi rwanjye turiya mu rwanjye turiya gwa nanagwe ibitoki wabimaze ubigurisha ariko gukunda agatamuro wa mbere base Mr. Mubu karame ntirukuru umugabo Mr. Mubu kandi wiyubaha yaje kugenda gutya haya ngo aragapfumbi gafata abantu kakabaruma iyo banyweye ku gatabo kakabasekura gafumbiweho ntabwo wajya mu cyuma aho bita fayizari akagapima akareba ko nta kibazo kamusekura abakiriya twicaranye tukigirana inama azashima kamusekuye ikintu tugiye gukora mubu tugiye kumuvuza igihugu yanyweye agatama n'akarasa ni ukuvuga ngo ni ukuzajya kumuvuza urusaku kuko iyo amaze gusinda aransakuriza noneho nkanataha umutwe wamenetse urumva ajya ngo wagafumbi ngo komo hano hehe mahanga aho naho gusa se ko kakuze kanazamuka kafashe ingoto iyi ngiyi kayikure ngo kafashe ingoto karayifashe iyo umaze gusinda sinzi ari biki ufata ibyo reka nkwereke n'amakigo ibitoki urabifata ukabigurisha kandi ukunda urwagwa nzakunywa nuko wabaye none se uriya rero kumva atari nasaza nararuhekenyaga narusha n'ubu mubu umeze kujya kandi natawanyikira umusore kera se erega gusaza ntusugusahurwa
ntukiyibasha aho uri gukurura nkabona nta kantu kamanuka umaze gusaza gukurura rwose nkabona ntakiyena umaze gusaza kiyasi umaze gusaza rata twiganire uwo bita zanye ibyatsi uracyamuheruka zanye ibyatsi muherutse yo bwera na bungo niho muherutse n'umugore we kidomoro we baraho naho bari baraho abana baraho ngaho ubwo ntuze uwo nguwo we yaragiye arabata umukobwa wa byatsi nawe abarabyaye nuko baraho ngaho arambwira ngo umukobwa wa byatsi yabyaye abana batatu niwe bimenye se wakinuwe yarako byagera wa mukobwa we yaragiye amaze kugenda ashaka umugabo amaze gushaka umugabo abamuteye inda amaze kumutera inda abyara abana amaze kubyara abana ngabo baba we unabakobwa babiri n'undi muhungu bahita baba bashatu nuko babaye bashatu umugabo abibonye ahita batarigenda biherukanye hirya yo herukanye na miruho nawe wankojeje iyo nkuru nuko nanjye nyagira ujyo nikoze agakecuru kanjye horeriya numva nako karabimenye ngo nuko nataga nananiwe bakananga kubimbwira oya byabana bashatu n'izina ry'Imana iyo nkuru hirya iyo ngiyo nta muntu utakiyivuga nta muntu utakiyibara barananiwe baravuze barananiwe buriya sura y'amake buriya njye nabimenye mu kanya za nkwavu yagiraga zose yarahuje abonamwo agatike arigendera na bwa bukwavu bw'umukara bwe nawe bafite amaso y'inzobe na bwa busumbirigi bwose yaragukumbye baba we reka buriya gusaza si ugusahurwa mw'abantu muretse kugira gutya yarabuze ati sinshaka gusaza nanduranyije ese yigendera nibyo pe gusaza banduranye ukumva ngo ahondoramo ariko ngo wageza gutya ngo wajya gutema igitoki kwa mubu yewe ngufashe ukunema igitoki njye wanje ubwize ukuri atawujirwa ntagukubita wasinze ejo bundi uherutse kurara munsi y'igitoki ngo batagitwara yego buriya iyaza rero kumushitura uraza umugore wenyine ngo ugiye kurara munsi y'igitoki ese kamubwire guce uri umugore iyo umukorega na saa sita ntabyakemutse kugira ngo ubikore neza Mr. Mu ubuze umugore macenga ndamwitanyije na seri wanjye nawe n'inzoye yamara kakasa gatangiye kutugeramo twagahereye mu gitondo ariko kabiri ntawarenganya iminsi dore iminsi iracumingwe rwose ariko umunsi umwe tuzajya gutemberera i Kigali mw'abahungu Kigali mero kandi kuyemura za turuturu ejo bundi sinzi wambwiye ngo i Kigali barasya basigaye basyase ni Kigali barasya none Kigali barasya ni Kigali barasya ni Kigali barasya bansore nyone yanjye iyo uhingutse Nyabugogo urebye nabi bagusya mbese nibyo bibaruka tujyana n'amaguru none si ibyo bintu byateye ngo barasya n'ibi Kigali reka nkubwire Mr. Mubu Kigali ntago ari nka ya yindi warebaga Kigali ntago bagufata wanyweye icupa nk'iri mwebwe ngo ni mwuru Kigali ntago warara munsi y'igitoki Kigali yabaye Kigali
ni handi numva bahanuka mu mataje ngo ni za matayi nibyo nkubwira ngo barasya rero ariko myewe mfite cyaka ku mategeko muza akana kanje bitaruhozagana ntago bazagasama Macengu muherutse kuvugana ameruze muhamagara abwira ngo asigaye yikorera nimba yikorera uwo baramuseye umuntu wese wikorera baramusya uce umva hano numva bitangiye gukara nubwo busheranye n'agacakara wekanze ndiwe icara amanu betangiye gutera abashake gake noneho bigaze ko nari ndimo kugutera kukuruku umusago kandi ikibazo ni wowe nimo kukubwira ngo akahungu kawe nudacunga neza baragasya baba we ndaje nongera ngahamagane nuko telefone kanje eze umwe numvaga umbwira ngo wamurihiye amashuri ngo none ngo asigaye ari umumotari kutambwira ibyo uyu motari yabuvuyemo arangije aragenda ngo senuma ngari kuroba zanyagata nimba ambwira ngari kuroba namuguriye moto mugurira amagare mugurira ibicuguti byose ndagura ko yarari ku rwego kwa moto none ngari kuroba nimba ari amafi nimba ari ayo moto baroba ntabwo bwiza dore iyindi mpango iri i Kigali ugurira umwana moto yamara kuyigeza i Kigali agahita yishingamo umuseke ahita yijombamo umuseke kumwe bajombamo umuseke none se ni gucya afata moto yamara gufata moto agahita ashingamo umuseke gutya agahita yishingamo umuseke ashinzemo umuseke yaba ari kungana na mwihorere nawe azapfa bari kunywa esanse mwihorere nawe azapfa bari kunywa esanse mwihorere nayishingamo umuseke nawe azapfa bari kunywa esanse bashingamo umuseke gutya ashingamo umuseke imfura buyingana nazo inyana ni hamwe ashingamo umuseke ipine rikaba riragiye we ngo yabyaye babiri none asigara ara munsi y'igitoki ariko njyewe musubireho mubwire mutamike yumve mubwire yumve yuko bari mu gatamakanye yego mubwire yumve kumva yego daha mubwire umudamu atari ku bundi kagatoki kanje karacyari haraheze musuru niyo mpamvu ujya kukirara munsi none se reka ngubwire sibyo wari ubyibushye wameze neza ariko none ikubona none se muri iyi minsi uri kuzirika byaramwakanye bakuraza ku nkoni zimwe ngo n'inkoni byose byaramwakanye akora buri kanya oya amabuno aragenda akagira ngo uri kuza noneho iyo yambaye noneho iyo amaze gufata agatama arakata ukagira ngo arimo gukata zinaha kandi ari gukata agenda umaze gufata agatama amaye nk'ubugari nafata gutya nakata gutya natamira umunota zewe gisano cy'ubugamba nyihita ariko reka nkubaze wahirahe ko nta bwatsi ugira segamwa aho ngaho mayamena kubwe mfite agapamo k'akagurube ndakwita akagurube kuko ntabwo ziragwa ngo ziba nyinshi cyane mfite ingurube 35 bazaziba nashatse umukozi ufite ijisho ryabaye gutya ngo ryari birinduye Mr. Mubu ngewe rero Macengu ndakumva paye uri imfura yanjye ndakumva pa ntawe mubu buriya ndabemeraga nuko muteye mubibona reka da buriya rero nanyuze ngo tuganire hano iwanjye inka naguhaye warituye bati singendeye kugira ngo unyiture Macengu nawe abana bajya babona ukuntu bakina bari no kugaburira rero jewe ndagatore nene kumva ndagira ngo numve icyifuzo cyanyu nanjye ngira icyo ndenzaho
noneho tugira ukuntu tubigenza ariko mureke mbabwire twagize icyo tuganira nuko buri guhumana nanjye ngiye kuganira jya uziba babanze batubwire jya uziba babanze batubwire ntabwo ndipfana ndakubwiye ngo jya uziba babanze batubwire reka manze ndivuga ntabwo ndipfana mwana ndamuzi manze mushema agatuka kamwe hano kamacengu Ntako. ubundi inka nyemu imba nyihaye wayembe ko rero bahungu banjye sibyo kora fura yanjye kora iyo mvura ingana na se cyane rwose rero ko ufite ibituza n'ibyo si wagabuye se rero nta mwatsi murabizi wanjye ariko ndabashimira kuba mwanyitabiye mutambereye intore zinoragura amayuki ariko nkabaye intore nyantore nino njya kugira akantu minina nzabatumira muze turutare dore twe twanarutaze urakoze cyane pa yo numvaga mwatana ajya gufumata kagakecuru ari kubira numvaga umva mwana wa numvaga najya gufumata agakecuru kanje dore buri guhumana nta kibazo ufite ikibazo tuzaganira nta kibazo bana reka yewe biragowe bucura bwanjye va wandurure nabo bucura bwanjye biragoye wandurure burije ni kubakube mu buriri n'agakecuru kanjye yego